numva uyu munsi nibanze ku mugore. Yego. Kuganira ku mugore nyawe. Kuko naje gusanga burya nko umunyarwanda yavuze ngo ukurusha umugore aba kurusha urugo. Iyo ufite umugore mwiza muzima, umugabo niyo yaba yarafite imico mibi, akagira umugore muzima wihangana wujuje bya bindi byose nshaka kuvuga hano, za ngingo 13 nateguye hano, wujuje izi ngizi, umugabo niyo yaba ari mubi arahinduka cyane rwose. Kandi niyo adahindutse akaba ari nka mu bandi bagabo bo wego nuko arananiranye, ubundi umugore wanjye ntacyo yaratwaye, abana banjye nta kinyabupfura bakigira, abana banjye ntibakigira ku ishuri igihe, abana banjye ntibakigira gutya, umugabo wanjye yambara imyenda itameshe, hanige dukubitana yambaye umupira usa nabi, kubera ka kazi gatuma nabohoka. Umugabo wanjye aka kazi ndakaretse ngiye kubitaho. Inshuti bakunzi ba Devosi TV, inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana nabane namwe. Mumeze mutese? Tumeze neza. Murakomeye. Turashima. Devota Devosi. Biragenda bigahura. Meze neza? Meze neza ndashima Imana. Urumva hari ukuntu nyine ujya gutangira channel yawe. Yego. Wahereye ku izina ryawe. Rya Devota. Devota. Wabwira abadukurikiye amazina yawe uko witwa kugira ngo abantu nibazajya bakubona bajye bakwisanga. Amazina yanjye mu bisanzwe nitwa Mukazayire Devota. Yego. Izina ry'umwana Mama Nana. Wow. Izina ry'ububyeyi. Urasuhuza abandi mbere na mbere muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro ndabanza gusuhuza umutware wanjye. Wow, papa w'abana. Abana banjye. Yego. N'abavandimwe banjye n'inshuti zanjye muri rusange. Murakoze cyane n'abandi bose badukunda, abantu bakurikira Devosi TV, twagira ngo rwose ndetse namwe abari kwa Mama Mignone Official mugende mujye kuri Devosi TV, mukoreho subscribe kugira ngo uyu mubyeyi nawe azamuke tumuteze imbere, mujye mukurikira ibiganiro bye. Nubwo uyu munsi yicaranye na Mama Mignone ariko inshuro nyinshi azajya akora n'ibiganiro ari wenyine. Rero inshuti bakunzi bacu, no mubyeyi dukunda gukorana nawe, hari ibindi biganiro twagiye tugirana nawe, ariko kuri uyu munsi hari akandi gaseke yadupfundikiriye. Twagira ngo utubwire ngo kuri uyu munsi abagukurikiye bitega iki. Cyambere na mbere, nzi neza yuko uri umuvuga butumwa. Yego. Kuri channel yawe hazajya hatambuka ijambo ry'Imana. Cyane nzajya ntambutsa ijambo ry'Imana, abavuga butumwa bakunzwe, nabo nzajya mbazana batwigishe, mbese ibiganiro ku muryango, kuko cyane muri iyi minsi ya none imiryango irimo iragera harindimuka cyane. Yego. Kandi twaje gusanga buriya iyo umuryango utabanye neza. Yego. Igihugu kiba kibuza abantu, itorero ubwaryo cyangwa idini naryo nta bantu riba rifite. Kuko urugo rudatekanye ntabwo rwabasha gukorera igihugu. Urugo rudatekanye ntabwo rwabasha gukorera umuryango. Nta nubwo rwabasha gukorera itorero. Niyo mpamvu rero kubwanjye mfatanyije na bagenzi banjye nifuza yuko urugo rwaba urugo ruzima, kuko umunyarwanda yaravuze ngo urugo ni ijuru rito. Kuko urugo rwiza, ijuru rito niryo dushushanyiriza ko tuzabaho mu ijuru. Niyo mpamvu rero nifuza ko umuryango wawe umuryango utekanye. Nanjye abakunzi ba Mama Mignone Official musanzwe mubizi yuko nkunda kugira ibiganiro by'umuryango. Iyo ukora ikiganiro cy'umuryango ubundi nuko ubukunda umuryango cyane, ubukunda urugo, ubukunda abantu babaho bishimye banezerewe, kubera ko twaje kubona ko ishingiro ry'umunezero no kugira umuryango mwiza. Buriya iyo ufite umuryango mwiza n'umunezero uraza. Rero inshuti bakunzi mudukurikiranye, haba kuri Mama Mignone Official, haba kuri Devosi TV, icy'ingenzi nuko turi abantu dukunda umuryango. Ubundi njyewe njya mvuga ngo abantu tutagendana mu rugendo rumwe ntawe njye nkunda gukorana nabo. Ntusanzwe nzi kuva kera mu bwana bwacu. Reka umuntu wese ukumarira inkweto ntukagendane nawe cyane. Umuntu uzatera icyumvirizo ukamona nta musaruro azavamo, uwo ngo uhita umwigizayo hakiri kare, kuko kwangiriza umutima kabirana no gukerereza. Yego. Buriya njyewe umuntu tuzaganira nkumva ari kukubwira ngo wasenye, wavuyeyo, hari ibibazo byinshi ushobora guhura nabyo mu buzima. Kandi mu rugo tuzi neza yuko habamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bwakeye, warwaye, warakaye, bagusapurije, bagututse, ibintu nk'ibyo ngibyo.
ibi bintu wahuriye nabyo byose mu rugo ni ngombwa ko bigutegeka gufata agakapu gahambye ukirukanka. burya nujya kuganiriza umugore mugenzi wawe cyangwa se n'umugabo cyangwa n'umuntu wese wo mu muryango ukamubwira ibibazo wahuye nabyo mu rugo akakubwira ati reka ta ibyo ntago wabyihanganira fata ibyo wawe wigende uwo nguwo uzamenye ko nta rukundo agufitiye uwo nguwo no gushaka kugusenyera nuwo kugushaka kugukerereza kugutesha abana bawe umugabo wawe erega n'inshuti cyane ko buryo wageze mu rugo. Hari n'abantu bataramenya yuko iyo urugo rwasenyutse hasenyuka ibintu byinshi cyane. Iyo urugo rwagezeho ubutunzi burasenyuka. Oya reka nkwereke ibintu bisenyuka iyo urugo rusenyutse. Ikintu cya mbere na mbere umutima wawe urasenyuka. Usenyuka mbere y'ibindi byose. Umutima wawe urasenyuka. Mu bwonko hagasenyuka ukajya ugenda nawe wumva utazi icyo uri cyo. Cyane. Cyo nicyo kintu cya mbere kibaho ku muntu wasenya urugo. Ikindi cya kabiri iyo wasenya urugo imiryango yaba ukomokamo yaba uwo washatsemo nayo irasenyuka kubera ko bagira igikomere cyo kuvuga ngo mwatwangirije umwana bandi bakagira igikomere cyo kuvuga ngo uyu mukobwa twashatse yaratunaniye ugasanga imiryango nayo ubwayo irasenyuka bibyara n'amakimbirane asasiyeho atavaho cyane rwose. Hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo nanone usanga abana basenyuka kurusha ababyeyi ahubwo abana basenyuka kurusha ababyeyi. Iyo tuvuye rero ku bantu ubukungu taraguca mu ryo uvuga maminyo uzagenzura kenshi aba bana bagenda bakaba za marine aba bana bagenda bakigira indaya. Iyo ukurikiye amateka y'ukamuganiriza usanga bya bindi byose byabimuteye ari imibanire mibi yo mu muryango cyane rwose. Rero inshuti bakunzi badukurikiye uyu munsi Devos TV adufitiye agaseke yadupfundikiriye ndagira ngo rero agire ibyo tuganirizaho ariko inshuro nyinshi bizaza byubaka umuryango. Yego murakoze cyane. Agaseke nabapfundikiriye nta kidasanzwe gusa numva uyu munsi nibanze ku mugore. Yego kuganira ku mugore nyawe kuko naje gusanga burya nko umunyarwanda yavuze ngo ukurusha umugore aba kurusha urugo. Iyo ufite umugore mwiza muzima umugabo niyo yaba yarafite imico mibi akagira umugore muzima wihangana wujuje bya bindi byose nshaka kuvuga hano za ngingo 13 nateguye hano wujuje izi ngizi umugabo niyo yaba ari mubi arahinduka cyane rwose kandi niyo adahindutse akaba ari nka mu bandi bagabo bo mu ngo nuko arananiranye ngundi umugore wanjye ntacyo yaratwaye bituma kuvuga no mu bandi bagabo akavuga ati nubwo njye nibera mu kabari buri mfite umugore uzi kwihanganira byose mfite umugore uzi kujera umutungo wanjye neza mfite umugore unkundira abana mfite umugore unkundira umuryango mbese agahora gutaka agahora gutanga. Niyo mpamvu nifuza ko twaganira ku kintu kijyanye n'umugore kuko umugore yari muzima n'umuryango uba muzima n'umuryango washatsemo ba muzima. Barakwanga bakakuvuga nabi ukabereka kwihangana ukabereka umutima mwiza ukabereka ko ntacyo bikubwiye bakageza igihugu abo bicaye nko muri saka bwa ariko rero buriya mama minyoni twaramugerageje bihagije asigaye reka tumuha amahoro. Reka tumuha amahoro yiyubakire uriya mugore arashoboye ni nawe washobora uriya mugabo ni nawe washobora urugo. Ariko urugo igihe cyose rurimo umugore wabaye mubi ntabwo rwubakika. Iyo umugabo yaba ari marayika ate niba ari umutagatifu ate umugore ari mubi ntabwo bikunda. Ubundi impamvu yo kugira ngo bidakunda nuko umugore twaje kubona yuko ari we mutima w'urugo. Tugiye kureba umugore nyamugore rero. Umugore nyamugore nudaha amahirwe abandi bagabo ko bashobora gutsindira umutima we. Mu buhe buryo? Niba umugabo agushota agatanya ko atari kuri mwiza uhita umubwira uti ubwiza bwanjye buzwi n'umugabo wanjye. Ariko wa mugore uteye neza imiterere yangizwe n'umugabo wanjye. Mbese icyo avuze ukamumenasa icyo avuze ukamukasa icyo avuze ukamukasa uwo mugabo hehe niyongera kukugendaho. Uwo niwe mugore nyawe. Cyane ko buriya umugabo ajya kuguhitamo nuko abonaga ko ari we mugore mwiza. Icyatumye guhitamo akabona ko ari we mwiza mu bakobwa bose nawe muha agaciro
umugabo hirya natangira kukuvugaho ubusa bitari kubwiza bwanjye buzwe n'umugabo wanjye. Haleluya. Amen. Ibyo twita tugiye. Uwo mugabo uhita umukasa utyo. Yego. Ariko nanone bigaterwa n'iki? Na bya bindi nanone biranga umugabo nyawe. Yego. Kuko umugabo wanjye nazaba ntaka akamfata nk'umugore mwiza w'igikundiro ahisemo. Yego. Ntabwo umutima wanjye uzatuma hari undi mugabo umbwira ibindi bintu hirya hari. Yego. Urumva ko byose ari ukuzuzanya. Ibintu byose ni magirire. Hari umugabo nyawe, hari n'umugore nyawe. Yego. Abo bombi rero iyo bahuje nta muntu n'umwe wamenera mu rugo rwabo. Wow. Icyo ni ikintu twasaba abantu nibahuze kugira ngo urugo rwabo hari uko batangiye muri fiançaye ya magambo meza ndagukunda mukobwa mwiza niwe nahisemo mu bakobwa bose nawe mugabo wanjye niwe nahisemo ya magambo akomezaza ntahagarare. Yego. Urakoze cyane. Kuko igituma umugore aba mwiza igihe cyose ni uko bimubwira. Ikindi umugore mwiza abeshwa na mwiza n'umugabo. Yego. None se waba mwiza utabeshejwe mwiza n'umugabo wawe? Ntabwo byashoboka. Buriya umugore agiye guhaguruka mu rugo ibyo tuzabivuga mu yindi ngingo tuvuga ku bagabo. Umugabo akamubwira ati madamu wanjye wambaye neza. Yego. Uri proud yanjye. Uri mwiza. Ni wowe umbereye. Uwo mugore ajyana ku kana akagenda akavuga ati biramaze ati mbarusha umugabo. Nigeze kuvuga ngo hari umwenda witwa mbarusha umugabo. Hari imyenda bajyaga bambara bakayita mbarusha umugabo da. Ngo cyambarusha umugore. Bakira gitanye n'imbarusha umugabo. Ubwo rero abagore umugore mwiza nuko agomba kumera. Yego. Nta na rimwe agomba guha amahirwe undi mugabo wo hirya. Ngo amwereke ubwiza bwe. Yego. No. Ariko abagore defo tugira arakubwira ngo ari kure mwiza ndi mwiza se yo se nababonye wankunze no hita umucecekesha umubwira utoya ubwiza bwanjye buzwi n'umugabo wanjye s'il plaît. Ushyiraho s'il te plaît sha itakenda akakuvaho. Iyo ni ingingo imwe ntituzitindaho kuko ni nyinshi. Ikindi cya kabiri umugore mwiza araganduka. Yego. Kuganduka rero bisobanura ntabwo kuganduka ari ukuganduka mu buriri nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga. Ntabwo kuganduka ari mu buriri gusa. Yego. Ugandukira muri saro. Ibyo mu buriri birizana. Ubundi kuganduka bivuge neza. Kuganduka ni kubaha. Kuganduka ni ukubaha umugabo. Ni ukumucira bugufi. Yego. Ni ugutuza imbere ye. Erega buriya abagabo Imana yabahaye icyubahiro kirenze cyane rwose. Kuko umunsi bwira Adamu ngo Adamu ngo ushyize ibiremwa byose imbere bari wowe ubitegeka ubyita amazina. Memu no ku mugore igeze no ku mugore Imana niyo yabwiye Adamu ngo mwiyitire izina wowe ubwawe. Afite icyubahiro niyo mpamvu dukwiye kumwubaha rero. Aka kantu rero gatuma nkunda kubwira abagabo. Hari ikiganiro nakoze nimujya kuri Mama Mignone Official muraza kukibona kivuga ngo wa mugabo we ita umugore wawe amazina nkuko no mu ntangiriro Adamu niwe wise Eva izina niwe wamwise umugore yabiherewe uburenganzira n'Imana. Rero nizere ko papa Nana ajya kwita izina akwita Sherisi Hanisi Chocolate. Aya na chocolate ni Mama Nana tumaze gukura. Aka kantu hari ikiganiro ngiye gukora cy'abantu biyita ngo barakuze kandi mu rukundo nta bantu bajya bakura. Icyo cyo ndagira ngo ndashaka kuzakiganira abantu bajya bibeshya ngo turakuze ngo ntitukiri muri iyo mikino y'abana. Ibyo ni iby'abana bakiri bato kandi niho tugeze ubundi guhabwa. Ubu rero reka ubwire divorce. Umugabo uyu munsi nibwo akwiye kongera kugutereta bushyashya. Ngenda ndashaka kuzabategurira ikiganiro bakunzi bacu kivuga ko urukundo rubagarirwa none iyo mugeze mu bukuru. Urukundo rwo ubuze umuntu wakwita shaka. Nigeze kubona umusaza n'umukecuru bahana utujumba bari n'abakene. Umwe ahereza undi ashunaho undi ashunaho. Uzi ko byanteye ishyari. Nakundu utari cyane ukuntu bakundana nkavuga ngo ariko wahaye imitima y'abagabo n'abagore bo muri iki gihugu cy'u Rwanda gukundana nk'uko abantu bakunda. Ngewe ikintu nshaka gukora ndashaka kuganiriza abantu bakuze
ndashaka kuganiriza abantu bakuze kuko hari abantu bumva bino biganiro bagatangira ngo ni iby'abana ngo ni iby'inkunda rubyino ngo ni iby'abakiri batoya njye ndashaka kuganiriza mwebwe mumaranye imyaka 20 mu rugo mwebwe mumaranye imyaka 30 mu rugo mwebwe mumaranye 35 40 ariko kugeza uyu munsi umwe akabacukwe n'undi akabacukwe wa mugabo we ukaba winjira mu rugo ntunavuga ngo mwiriwe ukumva nyine ko ari bisanzwe ko ari bimenyerewe ariko akenje mu rugo kabwira umugore uti mbese mugore mwiza wiriwe ute shamo maranye imyaka 35 uretse mubwire aka umva mbanze nanjye uyu mugabo azambere agakora umva bimbaze ahantu urukundo rw'umugore n'umugabo bwongera kuryoha namaze kubona iyo abana bose bakuze bagiye mu ngo zabo abandi bari mu kazi kabo mbese musiganye nk'akana kamwe ari nka kabucura niho urukundo rugongera kugaruka ko musigara muri babiri nta kibazo nta bibashyushya mu bwonko ni mwebwe mwembi niho urukundo rwongera kugaruka kuko umwe bareba undi mpereza akasheri kandi ntabwo biba biri nka bya bindi akubwira ngo mpanagurire inkweto ibintu murabifatanya biba ari uburyohe imyaka muba murimo ntago ubu ukimubwira ngo mpanagurira ahubwo nawe arabizi ko agomba kugufasha nawe ukamufasha ugomba gusohoka usa neza uri mwiza uri umugabo ufite umugore uzi ko hari umugabo wigeze gusohoka agenda isabune yumiye hano igihande uri gutandikira reka komeza ikiganiro kuganduka rero ni iki icyambere kuganduka no kubaha umugabo niyo yakubwira ibintu tumva ntabwo ituvuga ngo ariko rero ngo ibingibi ngo hoya ariko rero sheri ibi bintu wari uvuze byagombaga kugenda gutya na gutya kuvuga utuje ikintu cyose ukavuga utuje umutuzo ukavuga utuje buriya hari ikintu kigeze kumbabaza nigeze kuganira n'umuntu umwe n'umugabo umwe arambwira ngo abagore ngo murimwe ibice bitandukanye ntabwo mamenyo ntabwo umugore ari isura nziza ntabwo umugore ari ikimero ntabwo umugore ari uteye neza yego ngo ufite nyashi bimwe byadutse ngo nyashi ngo afite nyashi ko bose afite nyashi ntabwo umugore ari ufite nyashi umugore ni ufite umutima utuje ufite ikinyabupfura hari umudamu twigeze kuganira yarageje avuga ati barabivuga nkanjye hari umuntu nabibajije umupasiteri nawe avuze nyashi ntabwo no mu izina rya Yesu umuntu w'umupasiteri avuga nyashi ati tujye mu cyongereza ajya muri dictionnaire ngo nyashi ni amabuno mu cyongereza niho nasobanukiwe ariko numvaga izina nyashi ari ikizina gipfuye pasiteri ahita njyana muri dictionnaire arambwira ngo nyashi ni amabuno turi kuvuga rero ni ururimi rwahindutse ahubwo tukagira ngo ni terime z'abiki gihe ariko nyashi ni amabuno yego ati ubwo rero umugabo arambwira ati urari gibona umugore atukamuna ari mwiza cyane akaba atari umugore washyira mu rugo ngo akubyarira abana akaba atari umugore wajyana mu muryango ngo abane na nyirabukwe abane na sebukwe atari umugore wo kubaka ati buriya hari umugore wasohokana ukumva uri proud ye ko mwasohokanye mwicaranye ku mazi muri kurya mumeze neza atari ko si umugore wo gushyira mu rugo kuko nta bitekerezo byo kubaka byize gute afite none niba umugabo akureba akabona nta gitekerezo cyo kubaka ufite ubwo bugore bwaba ari ubuhe ntabwo ako cyo nifuriza abagore bagenzi banjye badukurikiye nuko biyubahisha bagafata umwanzuro akavuga bati nta mpamvu yo gusuzugurwa n'umugabo ngo umugabo akureba akavuga ati wowe uro gusohokana uwo mu mibonano mpuzabitsina gusa ntabwo uri umugore w'ibitekerezo ntabwo uri umugore wanteza imbere yego akari umugore nyawe turimo turavuga aka kanya umugore uganduka wubaha uca bugufi yego abakunzi bacu nibakomeza bakurikire Mama Nana The Voice TV ingingo ya gatatu nayo irajya gusa n'ingingo ya kabiri yego umugore ingingo ya gatatu ni umugore usaba uruhushya abagore benshi icyo baratwaragihishwe urakaraba ukoga ukikoraho warangiza ugasanga umugabo mu rugo muri salo yicaye muri salo arimo arebera televiziyo ngiye kureba nyina runaka tugiye muri bridal shower ngiye mamyo dufite bridal shower mugenzi wacu za bridal shower zabaye nyinshi baby shower ibintu byinshi cyane za shower zabaye shower uramumenyesheje yicaye muri salo
arakwihoreye ntakubwira ati ese wansabye uruhushya ariko asigara ababaye mu mutima ati uyu mugore ni muntu musaba uruhushya kandi dore ahantu basabira uruhushya mwe abagore mwe mpababwira cyagiye muri mu cyumba mumaze kwishima munezerewe umaze kubwira umugabo merci nawe akubwiye merci ni byinshi byo kwigishwa hari abantu bumva yuko burya no kuburyamanye n'umugabo mukanezerwa mukishima mwarangiza igikorwa kubwira umugabo ngo murakoze ari ikizira ibyo binezeza umugabo cyane mukoze imibonano mpuzabitsina murarangiye uramubwira uti murakoze sheri iyo umubwiye murakoze atavuga ati kweri umugore wanjye anejejwe n'igikorwa tuvuyemo cyagiye amaze kumubwira ngo murakoze mumaze kuruhuka aho wenda ka gatotsi kabatwaye kagarutse nibwo umubwira uti ariko sheri nafitanye gahunda na mama minyoni hano nifuza ko ejo tuzajyana isaha izi n'izi nshobora kuzatindaho gatoya nanjye ndimo ndiga nshobora kuzatindaho gatoya icyo gihe umugabo ntashaka kukwima uruhushya ariko gukaraba wamaze kwitegura uhagaze muri salo sheri ndagiye rero mfitanye gahunda na mama minyoni ndagaruka saa yine z'ijoro umukozi aragutunganya n'abana ureba abana ubwo umukozi atunganya abana baryame uwo mugabo azakugirira santima atazagukunda ati gusa uruhushya nabyo biri mu bintu biranga umugore nyawe yego ikindi komeza utubwire umugore usingiza se uti ibyo se byo kandi bite kadire nkuru umugore ukunda se usingiza se waba wicaye ubwira umugabo ati sha papa wanjye sha ni umugabo mwiza sha papa wanjye ndamukunda uzi ukuntu papa wanjye atetesha mama uzi ukuntu papa wanjye adukunda uribuka cyagiye papa wanjye aza hano ubona papa atari umuntu mwiza kuko wa mugore uko asingiza se niko nawe agusingiza niko rusingiza n'umugabo aka kantu nigeze kukavuga kera ndavuga ngo umugabo ukunda nyina inshuro nyinshi akunda n'umugore we n'umukobwa ukunda se rero abasha gukunda umugabo we turi kumwe turimo kuko wa mugabo amubonamo se yego bigatuma mwubaha nk'uko yuwa papa we yego iyo asingije se rero muri kumwe ushobora no kuja mwicaye muri mu bashyitsi akafatisha papa wanjye yo papa wanjye simeruka kumuhamagara mwumviye papa wanjye yego ugaragaza ubumuntu bigaragaza ubumuntu yego ikindi kwigomwa umwuga wawe kugira ngo wite ku bana n'umugabo wawe yego hari igihe umugore ashobora kuba afite akazi kamwinjiriza amafaranga n'umugabo afite akandi hari igihe waba mufite ibintu bibinjiriza tanto mufite amaduka mufite amazu abinjiriza amafaranga ukabona akazi kawe karimo karatuma ibintu byo mu rugo byangirika kavuga uti aka kazi n'ubundi ntikanyinjirizaga sheri ndabona aka kazi ngiye kugahagarika mbashe kwita ku bana ndetse nawe nkwiteho umugabo mwiza ibyo ngibyo binezeza umugabo hari n'igihe umugabo bireba akabona ibintu birimo birapfa birimo birangirika kandi yakwitegereza akabona umushahara wawe nta kintu n'iki usova mu rugo akareba nakubwira kwicara mu rugo ati ujya kongera umucakara w'urugo rwawe se ariko umugore ubireba akareba kure akavuga ati aka kazi ndimo nkora karimo karanyanyangiriza umuryango abana banjye nta kinyabupfura bakigira abana banjye ntibakigira ku ishuri igihe abana banjye ntibakigira gutya umugabo wanjye yambara imyenda itameshe hari n'igihe dukubitana yambaye umupira usa nabi kubera ka kazi gatuma nabohoga umugabo wanjye aka kazi ndakaretse ngiye kubitaho uwo ni umugore nyawe ukenewe muri iki gihugu cy'u Rwanda umugore umenya kureba icy'ingenzi umugore umenya kureba icy'ingenzi example ni umwarimukazi amafaranga yinjiza n'ibyo akonsoma buri kwezi umwana yarwaye inzoka ugasanga ayasohora niyo menshi kuyo yinjiza ahitamo guhita ahagarika ka kazi akavuga ati reka nicare mu rugo njye ngenzura ibyo umukozi akora fasha uriya mukozi kwita ku bana na papa wabo ariko ako kantu ko guhagarika akazi ndiye ko mba numva ntakemeranya dore impamvu nakubwiye nagusobanuriye hari akazi ngiye devota ashobora gukora ugasanga ahubwo ka kazi karadepansa urugero ntuye hano i Remera
nigisha i Muhanga. Yego. Kandi Muhanga mfite geto ncumbitsemo. Yego. Ngomba kubamo. Kandi nkorera umushahara w'ibihumbi 200. Geto mbamo nyishyura 80. Itike zimvana i Muhanga kuko nta muri buri weekend. Kugenda no kugaruka ibiryo bintungira i Muhanga nkayabara ya 200 agashirira kuri jewe. Yego. Wabyumvise? Urumva ngomba geto kuyishyura, ngomba kurya, ngomba gutunga umukozi umfasha, ngomba depense zikajya mu 250. Nta aricyo ninjije mu rugo. Ahubwo bitumye mbwira n'umugabo ni wamaye 50 ko naguye manga. Yego. Ako kazi niba bidakunze ko ndi bubona kandi Kigali gatuma mba hafi y'umuryango. Ako ufite Rama. Urimo urarengera Rama. Ndimo ndarengera. Izavuza umugabo ikavuza. Ese Rama naguze mituweli kugira ngo ibintu byoroshye. Tworoshye ubuzima. Kandi Rama hari ahantu tugeze mituweli tatugeze. Aho ngaho waba ugiye gupfobya leta. Garukiraho. Mituweli do sante. Ubwisungane mu kwivuza bwa buri munyarwanda wese. Yego. Ibintu rero bidepasa iyo umaze kubibara. Kandi ukabona umugabo hari ibyo yinjiza. Yenda ku ruhande yaramfite inzu. Kandi umugabo nta nkoma. Hambwa ati iriya nzu ni iyawe izagikemura ibibazo byawe. Ako kazi gatuma nkonsoma byinshi nakihoreye. Urumva deje umugore nawe amaze kubitekerezaho ibingibi. We mpamvuga ngo ntabwo turi kumvikana, we ntabwo uri gutekereza ku icyo kintu. Ariko uyu mugore nyawe yamaze kubitekerezaho. Umugore nyawe sha. Umugore nyawe yamaze kubitekereza ari kubona afite depense nyinshi, ahubwo arimo aremereza umugabo amubangamira. Umugabo nawe yaravunitse mu mutima, nuko afite isoni zo kubwira umugore atako kazi kareke. Aho wasobanukiwe. Yego. Indi ngingo rero. Umugore udasinda. Umugore utari umusinzi, umugore utanywa itabi, mbese muri make utanywa ibiyobyabwenge. Simvuze ko kunywa inzoga ari icyaha. Ntabwo kunywa inzoga ari icyaha ku bagore badakijijwe, ariko abakijijwe ni icyaha. Kanjye sinywa inzoga ko narakijijwe. Ntabwo nywa inzoga, ariko ku muntu uzinywa simucira urubanza. Yego. Umugore udasinda wigurira agacupa, niba agiye guhaha agafata ka peti mitsingi cyangwa se ka primus agashyira mu kamverope agataha akicara iwe akanywa nta kibazo. Yego. Ubu ni umugore nyawe. Umugore utari umusinzi. Kuko umugore iyo adasinda ashyira ibintu ku murongo. Indi ngingo rero navuga hari abagore bakantera amabuye. Umugore ufata imibonano mpuzabitsina nk'ikintu gitagatifu. Gitagatifu ni iki? Kandi kibanga. Ikintu cyejejwe. Ikintu gitagatifu kandi kibanga. Yego. Ikintu gitagatifu rero ushatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ko niba ugeze muri uwo mwanya wubahe. Uwo mwanya w'imibonano mpuzabitsina wubahe. Yego. Cyane ko ari naryo pfundo ry'urugo. Yego. Maminyo ntago sicyo cyagukuye iwanyu. Kamitekerezeho neza. Kamanza bitekereze. Ukomeza umbwire. Impamvu ugomba kuwubaha uwo mwanya rero. Ni umwanya w'ingenzi mu buzima bwanyu mwese. Yego. Ni wa mwanya niba ugezemo ugomba kuwubaha, ukawutagatifuza, ukuza ugera imbere ya ritari ugatera ivi. Banza untege amatwi. Niko niba ugeze no muri uwo mwanya utuza mu buhe buryo. Hari abagore agera mu mwanya w'ako kazi akarirwa atangira gutokinga umugabo. Ati dore nta mwenda ntuheruka kugurira igitenge none dufite amavuta ntago tukirya ifiriti aminerivare z'abana. Uwo ni wo mwanya. Ntago wari wo mwanya w'ibyo bintu. Umugabo atangiye kugashira wanjye bitese tangiye kukukora. Urambaza iki? Ubundi urambaza iki? Reba igitenge cyanjye cyashaje. My friend, ntago wari wo mwanya. Ntago wari wo mwanya wo gusabamo ibitenge. Jya mu mwanya mutagatifu uganire n'umugabo wawe neza.
nurangiza turamubwira uti merci mugabo mwiza hahandi aruhutse byarangiye by'imibonano mwabishoje ariko sheri ikintu nifuzaga kubwira ntabwo biza mbere biza nyuma wabyumvise usabwe n'abagore ntabwo biza mbere yego ntabwo biza mbere biza nyuma ni nabyo guhubwo bisona neza mu matwi ye kwavuga ati shaba mugore we wambereye imfura wambereye umugore mwiza icyo gihe nayo yari afite kuri konti arayakuraho akugurira igitenge Minerivare azishyura ariko utangiye kumutokinga mbere ubu mwishe mu bwonko mwabyumvishije bakunzi bacu abagore mwabyumvishije turi ku mugore ushoboye umugore nyawe umugore nyawe tugeze ku cya munani yego komeza umugore nyawe agutera akanyabugabo mu mushinga uwo ari wo wose wateza imbere urugo yego kubera atari ko rero mugabo nkunda buriya ukoze uyu mushinga wakwikuba kabiri ko wari ugiye gukora mugabo mwiza rero buriya nanjye ushingiye akabutike hahandi muri karitsiye cyangwa se ukashingira depo y'amakara nagufasha yego mbese uhora umutera inkunga ntabwo uhora umuca intege yego umwaka amafaranga adafite nka wowe nta maboko yo kubikora ufite yego icyo kirumvikana icyakenda umugore mwiza nyawe atuma umutungo w'urugo wiyongera urumva irajya gusa n'ingingo ya 8 wirinda ibikoso mu rugo umugore mwiza atuma umutungo w'urugo wiyongera wirinda ibikoso mu rugo ni ukuvuga ngo ubwira umugabo mukaganira ku kijya mbere yego mufite ingingo zingahe zigeze kuri enye zisaba amafaranga ingingo ya mbere Minerivare y'abana ingingo ya kabiri kubaka mu kibanza twaguze ibwerankori n'urugero ingingo ya gatatu ibwerankori ni he hanjemo ahubwo ibwerankori ni muri Gikondo yego kubaka cya kibanza cyacu ingingo ya 4 kujya guhemba wenda umwana wacu wabyaye mukareba ingingo ikenyewe ingingo ya 5 ingingo ya 5 nyine mugenda kungurira imyenda kungurira imyenda nkeneye baze yo kujyana mu bukwe yego sha mukabiganiraho iyo uri umugore nyawe rero ibyo kugura amabaze biza nyuma cyane ko uba ufite ibindi wambara yego Minerivare kwanza urumva kwishyurira abana amashuri nibyo biza mbere kugira ngo abana ejo batazavuga ngo ababyeyi bacu baratunaniye cyangwa se nabo baziteza imbere mu gihe kiri imbere yego komeza kugira ngo ikiganiro cyacu cyere kuza kuba kirekire ariko ndetse shimira Imana nuko abantu badukurikira inshuro nyinshi barabikurikira bakanabirangiza muntu udukurikiye iki kiganiro gikurikize ukisoze uraza kumvamo utuntu twinshi cyane nawe utaruzi nanjye ndimo ndiga ikindi rero twavugaga ku bijyanye n'uko umugore mwiza atuma umutungo wiyongera hari ibintu nabonye ku bagore benshi bo mu byaro kujya mu bimina yego cya kimina umugore arimo gishobora kubafasha bigatuma umugabo yishima hahandi umugabo yashobewe yibaza ahantu amafaranga ari buyakure mwanko ariko burya mugabo mwiza hari ikimina mbamo ejo kizaba 200 twishyurira umwana ishuri uwo ni umugore nyawe atuma umugabo wamukunda ntabwo ni ukugenda mbicamo tuzagenda tuganira icya 10 kigoye abagore benshi umugore ukunda guteka umugore ukunda guteka burya umugabo ahava akagera akunda ibiryo umugore yatetse yego akunda ibiryo umugore yatetse kandi ikindi akunda nubwo biba bije umugabo akunda ibiryo ntabwo twavuga ngo ni ubusambo umugabo akunda kurya kandi akarira igihe yego niba waramumenyereje kumugaburira 6:30 buriya umugabo ni nk'umwana icyo umumenyereje nicyo atora abasheri ngo muri nk'abana icyo umumenyereje abasheri banjye ndabasuhuje
n'icyo atora. Niba wamumenyereje kumugaburira saa sita ni saa sita, kandi niba wamumenyereje kumugaburira ibiryo watetse ntuzibeshye ngo umukozi arabiteka. Abasheri banjye bose ngiye kujya mbagaburira sangahe. Mfite abasheri bangahe? Umugabo akunda ibiryo umugore yatetse ndetse n'abana. Mfite umwana wanjye wa bucura aherutse kuva ku ishuri, usanga ibiryo nyine mu kabati, aratangira ararya, aratamira atamiye bwa kabiri, aravuga ngo ibiryo ni mama wabitetse. Yari yicaranye na papa we, ugena nibereye mu cyumba. Mubwiwe n'iki se ko ari mama wabitetse? Ngo ukuntu mama ateka ndakuzi. Yego. Numva sahise amubwira ngo nanjye nkunda iyo mama wari watetse. Bivuze ngo umugabo wese urasabwa kujya utekera papa Nana cyane rwose. Uwo ni wo mukoro. Papa Nana ugomba kujya umutekera. Uwo ni wo mukoro nihashye. Yego. Ubwo rero umugore wese nyawe akunda gutekera umugabo n'abana be. Yego. Indi ngingo, umugore utoza umwana w'umuhungu kuba nka se. Yego. Ukamugira umugabo hakiri kare. Ukamugira umugabo hakiri kare. Yego. Jumera nka se ariko. Yego. Ariko nyine ubwo biterwa nuko se abateye. Yari umugabo nyawe nyine, urabona tujumera nka se. Muharanire kuba abagabo kugira ngo abagore banyu bajye babatangaho ingero ku bana babyaye cyane. Uzabe nka so. Aharanira kuba gutoza umwana we kuba nka se. Indi ngingo, umugore wese yumva kuba agufite ari amahirwe kuri we. Umugore nyawe ufite koroneri undinda yumva ari amahirwe kuba agufite, ntago avuga ngo yewe akabazi ko nta cyahungabanya urugo. Ntago ari nk'abandi avuga ngo ninjye wakakwemeye. Ukabura umugabo nyamugabo, umugore ntazigera ahangayika ngo avuge ngo ariko ngo ko numva ngo bashura ngo bari kugenda inyuma y'urugo kandi urahari, wakagombye kumurinda ukabinga bikingira. Waba uri no mu bandi bagabo mu bandi bagore, tuziko n'umugabo wanjye mukunda, mba mbona ari proud yanjye. Niho hahandi bikumira ahora ashimagiza umugabo. Niho hahandi bisa n'ingingo ya mbere hakumira wa mugabo uza kwereka ubwiza, kuba byonyine uri proud y'uwawe. Umugore nyawe rero ahora yumva ari proud y'umugabo we, yumva ari amahirwe. Ariko nk'ubu nagize amahirwe kuba narashatswe na kana kawe, atariko kuba yarampisemo mu bakobwa bose. Oya, noneho hari ukuntu bashobora kuvuga bati umugabo washatse, aba mama munkurikiye muza kumbwiza ukuri, umugabo washatse ubu bazanye ndi mahitamo, wakongera ukamuhitamo. Urumva ko ya myitwarire yawe niyo ituma wakongera kumuhitamo. Ingingo ya nyuma rero, umugore wikunda agomba kwikunda, agomba kwiyubaha, agomba kugira imbabazi, akagira impuhwe. Yego. Kandi agahora ari umugore ususurutse. Ususurutsa ruhimbi. Kuko nawe utanga icyo adafite. Yego. Ntabwo uzakunda abandi utikunda. Yego. Ntabwo uzubaha abandi utabanje kwiyubaha. Yego. Ntabwo uzabaho nta mbabazi ugira. Wazigirira ndetse nta mbabazi ugira. Suko se. Nta rukundo, nta mpuhwe. Ubwo rero bisobanura ngo umugore uwo ari we wese agomba kuba yikunda, yiyubaha, akagira imbabazi. Cyane rwose ko nawe utanga icyo adafite. Urakoze cyane rero Devota kubw'ibi bintu utuganirije. Abenshi ntabwo twari tubizi, nanjye hari ibyo nizemo. Ubu abasheri banjye bose abasheri ufite bangaye maminyo. Urumva impamvu mbita abasheri banjye nuko ari abasheri b'abagore b'inshuti zanjye. Urumva nka papa Nana n'umusheri wanjye kubera kuri inshuti yanjye, n'abandi bapapa bose bafite abagore b'inshuti zanjye, ubwo ndahita mbita abasheri banjye. Azi ko ibintu bikaze. Swati icyo nashakaga kubabwira inshuti zanjye, no guseka, kunezerwa biba bigomba kubaho, kuganira, gutebya nabyo biba bigomba kubaho. Rero inshuti bakunzi ba Devos TV, inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, uyu mubyeyi hari byinshi atuganirije ndetse atubwiye yuko azaduha n'ikiganiro kivuga ku mugabo nyawe. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao. Imana ibarinde.